Ibihe byiza banyarwandakazi aho muherereye hose. Ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye haba mu Rwanda, izigiye zitandukanye mu bihugu bigiye bitandukanye, ku isi yose muri rusange, uyu mukobwa akomeje kuba ikimenya bose. Ni umukobwa wo mu cyaro, umukobwa mwiza, ariko umukobwa wari waravukiye mu rugo rukennye, kugeza iyi saha akaba amaze kuba umuntu ukomeye mu gihugu cyabo. Ni umukobwa mu gihugu cya Ethiopia. Rero uyu mukobwa mama we yari yamutumye kujya gushaka imiti yo guhamurira murumuna wiwe, yagera mu nzira abakerarugendo bakamubona bagatangira kumufata amafoto ndetse n'amavideo. Video zakomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga z'abantu bagiye batandukanye, ariko n'amafoto akomeza kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga z'abantu bagiye batandukanye, bavuga ngo uyu mukobwa ni mwiza. Abamufotoye rero batangira kwibaza uburyo uyu mukobwa akomeje kubahesha views ndetse n'amarayike menshi. Abantu benshi bakomeza kwibaza bati ese uyu mukobwa ni wahe, wo mu kihe gihugu, ubundi akomoka hehe? Abantu rero batangiye kumenya ko ari wo mu gihugu cya Ethiopia, bahita batangira kujya kureba uwo mukobwa, baramusura, baramufasha, kugeza ubu ngubu uyu mukobwa ndetse n'umuryango wiwe basigaye bibera mu mujyi wa hariya muri Ethiopia. Nyuma y'uko rero bari babaga mu cyaro cya hariya muri Ethiopia, icyaro kibi cyane, ariko nanone ubwiza bw'uyu mukobwa bwamuhesheje kuba ashobora kuba umuntu ukomeye. Uyu mukobwa rero yakomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga, abantu bari kugenda bamugarukaho bitewe n'uburyo ateye. Ni umukobwa muremure, ukiri umwana, useka neza, mwiza, igikara gikeye gitomoye, ariko nanone bitewe n'ukuntu umuryango wabo wari ukennye, abaturage ntibamubonagamo ubwiza, ubu batangiye kumubonamo ubwiza, ari uko amaze gutera imbere. Abakerarugendo rero bari mu bitemberera mu gihugu cya Ethiopia, babona uyu mukobwa baramwishimira, batangira kugenda bamufotora amafoto ndetse n'amavideo, ariko umukobwa kubera icyaro cy'iwabo ntiyarazi n'ibyo bari kumukorera. Yabonaga abazungu bari kugenda bafotora, nawe akishima agakomeza kwikorera ibyo akora. Nimureba neza abantu mwakurikiye video yiwe, hari ahantu yagendaga afite ibyatsi, uwo ni umutima mama wiwe yari yamutumye wo kujya guhamurira murumuna wiwe inzoka zari zamwishe. Uyu mukobwa rero abakerarugendo bamubonye baravuga bati reka dufotore uyu mukobwa tumushyira ku mbuga nkoranyambaga, ariko nabo ntibari bazi ko bizagera kuri uru rwego. None uyu mukobwa isi yose yakomeje kumutangarira. Ababyeyi be rero nyuma yo guhindurirwa amateka bakigira mu mujyi, bavuze ko umwana wabo bamubonagamo ikintu gikomeye, ariko batari bazi aho bizahera, kubera ngo icyaro bari bituriyemo kandi kibi cyane, icyaro kitarimo interineti ihambaye. Ababyeyi be, barumuna be, bakuru be, nta muntu wari ufite telefone, ariko hagati aho ngaho umukobwa wabo amenyekaniye kuri telefone. Uyu mwana w'umukobwa rero ubwo yari arimo yigendera mu nzira, bamufataga amafoto ndetse bakamufata n'amavideo. Abazungu nibo ndimo mvuga, ariko nawe ntiyarazi ibyo ari byo. Ahari umenye yaza kuba yarazi ibyo ari byo, uyu mwana yari kuvuga ati mureke kumfotora, atagira n'umuntu utwara video yanjye cyangwa ifoto. Ariko nawe kubera ntabyo yarazi, yari arimo yigendera nk'ibintu bisanzwe, akabona abantu barimo baramufotora, akibaza ati abangaba hari banasaze. Ariko nyuma y'igihe gitoya uyu mwana watangiye kumushira ku mbuga nkoranyambaga, yatangiye kurebwa n'abantu benshi cyane, ari nako batanga comment ngo uyu mwana ni mwiza. Uyu mukobwa rero birangira abaye ikimenya bose ku mbuga nkoranyambaga kubera ubwiza bwiwe. Mu bisanzwe rero ku isi yose muri rusange, igihugu cya Ethiopia nacyo ni igihugu kigira abakobwa beza, ari nayo mpamvu hari abantu bakomeza gushingiraho bavuga bati uyu mwana ni mwiza kubera ko ari uwo mu gihugu cya Ethiopia. Bakomeje kumugaruka ari benshi cyane, bakavuga bati abanyetiyopiya ko ari beza cyane. Murabizi ko namwe abanyetiyopiya nabo bari beza cyane. Niba kubwira ngo mu kubaho kwawe ni ubushobozi bw'Imana, kandi Imana yakuremye niyibizi icyo uzaba cyo, bishobora gutuma nyine nawe uvuga uti nanjye hari ikindimo. Uyu mukobwa rero utari uzi ko azagera ahangaha, ndetse n'umuryango we ukaba utari uzi ko uzagera ahangaha, bumvaga ngo mu mujyi muri Ethiopia
bakavuga ati aho hantu ntihabaho, kuko bahumvaga mu bitabo no ku maradiyo muri rusange, cyangwa se abaturage bagiye mu mujyi bakaza aho ngaho mu cyaro bakababwira ibyiza byaho, bakumva ni ibintu bihambaye cyane, ariko ntibatekereze cyane kubera ko nta bushobozi bari kuzabona bwo kugerayo. None nyuma yo kuva mu cyaro, ubu ngubu ba bandi babatekererezaga izo nkuru bagiye kuzajya babasanga mu mujyi. Elizabeth rero akomeje kwitabwaho n'abagiraneza b'abazungu, bamubonyemo ubwiza bakavuga bati reka ahubwo va muri iki cyaro hanyuma tukwijyanire mu mujyi wowe n'umuryango wawe. Ubu Elizabeth arya ifi indi iri ku mashyiga. Mu gihe yaryaga ibijumba, amateke ndetse n'imyumbati, ubu ngubu ashobora kutikoza ibyo bintu, kereka hari inzoka imubwiye ngo ndi kumva nshaka imyumbati. Ariko kugeza iyi saha ni umukobwa uba ubayeho neza we n'umuryango wiwe kubera ubwiza bwe. Abazungu bita kuri uyu muryango, ndetse yewe uyu mukobwa mugiye kuzajya mubona mu mafilime agiye atandukanye. Ni umukobwa utuje, ni umukobwa ucisha makeya, kandi nanone ni umukobwa watojwe n'umuryango wiwe, dore ko hariya mu gihugu cya Ethiopia abantu benshi bakigendera ku mico ya kera. Niba mubyibuka neza, muri Afurika iki gihugu cya Ethiopia nicyo kitagendera kuri kalendari twese tugenderaho ndetse n'isaha tugenderaho. Bo baracyakurikiza imico ya kera, ya mico nyine yo muri Afurika ya kera, aba ngaba baracyayikoresha. Nyuma y'uko uyu mukobwa akomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga, ababyeyi be nabo bagatangira kugenda babibwirwa n'abantu batangiye kureba izo videwo, bavuga bati dore umukobwa wanyishize ku mbuga nkoranyambaga, yageze ku mbuga nkoranyambaga. Ababyeyi be ntibabyumvishe, baravuze bati ese umwana wacu ubundi ibyo bintu yabijyamo bigenze bite? Ariko nabo bamaze kubyibonera, hari umuturanyi waberetse iyo video, umukobwa wabo ari ku mbuga nkoranyambaga, barabyishimiye. Ariko nanone bibaza uburyo yagezeyo, bati umwana wacu baramugurishije da, ati se ubu ngubu uyu nguyu aracyari uwacu, baramutwaye da. Ariko rero nyuma y'iminsi mike nibwo bagiye babona umuzungu aje kubasura, hanyuma arabaganiza ababwira uburyo ki yafashe video y'umwana wabo akayishyira ku mbuga nkoranyambaga, abantu bakaba baramukunze, akaba ari nayo mpamvu aje kubafasha, akababwira ko ashaka kubakura mu cyaro akabajyana mu mujyi, ati kandi ibizababeshyaho ninjye uzabibishyurira. Ababyeyi rero barishimye cyane, baravuga bati ibi bintu si ubu ni ibyacu, ahubwo se iyi nzu ni iyacu, twirariraga ku biti tukarara ku bishogoshogo, none tugiye kuryama kuri matura bitewe n'umukobwa wacu twibyariye. Ati umukobwa wacu turamukunda cyane, ati kandi nawe aradukunda, ariko nitwe tuzi ko azatugeza ahangaha. Ati mu buzima bubi twe twibereyemo, twe tuzi ko ibingibi bitazatugeraho, ariko byose kubera Imana, dore aho umukobwa wacu atugejeje. Inkuru rero ya Elizabeth ikomeje kwandikwaho n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye hano ku isi ya rurema. Ibitangazamakuru bikomeye cyane byavuze ko hari umukobwa mu gihugu cya Ethiopia mwiza, ariko wari ubayeho mu buzima bugoye, wari ubayeho mu bukene, we n'ababyeyi biwe. Kugeza iyi saha ashobora kwigisha abantu benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga, bakamufatiraho urugero, ndetse yewe abihebye bakareka kwiheba, kuko buri wese aba afite isaha yiwe. Ibitangazamakuru bikomeza bigira biti umukobwa wo mu gihugu cya Ethiopia wafashwe video ndetse n'amafoto abazungu bamufotoye bakabashyira ku mbuga nkoranyambaga, ati byagaragaye ko uyu mwana ari mwiza cyane, none abantu bamukunze, ubu ngubu yamaze guhindurirwa ubuzima. Ubu abanyamakuru bo mu gihugu cya Ethiopia batari bazi uyu muryango ndetse batanikoza no mu cyaro, bahise batangira kujya kureba uyu mukobwa ndetse baganira n'ababyeyi biwe. Ababyeyi biwe bavuze ko umwana wabo bamukunda cyane, ariko nanone ibintu byo kuri social media babyumvaga mu bitangazamakuru, ariko kandi nanone bakavuga bati burya koko nta Imana itakura umuntu ndetse nta nahe itamugeza. Ati bijuma twirirwaga kugeza iyi saha umuzungu agiye kubidukuramo, natwe tujye kurya imiceri ndetse turye n'utundi tuntu twiza nyuma y'uko tuvuye muri iki cyaro. Ni ibintu byashimishije ababyeyi ba Elizabeth, ariko nanone
abaturanyi bakomeza kubyibazaho cyane, dore ko niyo ukennye cyane abaturanyi nta n'ikintu bakumarira. Ariko kugeza iyi saha abo baturanyi bari kwibaza uburyo bagiye gusigara mu cyaro, amateka kwandika bakavuga bati dore ahangaha ariko hari umwaka kuba wa mukobwa wari mwiza Elizabeth, ariko batari bafite ubushobozi. Ibyo muri Ethiopia rero, uretse uyu mukobwa yakomeje guca ibintu ku mbuga nkoranyambaga, njyewe ntabivuga ngo nzabirangize, ahubwo reka nkusabe gukomeza kunshigikira kandi kuri buto subscribe kugira ngo amakuru n'ibiganiro nzajya nkora bizajya bikugeraho mu ba mbere. Komeza kugira ibihe byiza kandi ugubwe neza, ndagushimiye.